Hello friends, muri iyi video ngiye kubasobanurira uburyo wafata amafaranga ari kuri code ya Momo Pay ukayashyira kuri mobile money. Muri video ibanziriza iyi ni naberetse uburyo wafungura account ya Momo Pay ukabasha guhabwa code byoroshye bitagusabye gukora urugendo ujya kuba agent cyangwa se ku cyicaro cya MTN ukabasha kubyikorera wibereye mu rugo cyangwa se andi hantu usanzwe wibera bitagusabye ku rugendo. Rero muri video noneho tugiye kureba ese umuntu yamaze kubona code ya Momo Pay, umuntu yamaze kumuha amafaranga, noneho kuyashyira kuri mobile money byo bikorwa gute. Wenda ku bantu batarebye video ya mbere bo ndashira link ya video muri description kugira ngo nimba utabonye uburyo code ya Momo Pay ifungurwa iyo video ubashe kuyireba uyirebe byoroshye nawe ubashe kubikora no dukomezanye. Reka mbere kuri dutangira isomo ry'uyu munsi tuma twakira abantu bashyashya tubabwira ngo nimba uri mushya kuri uyu muyoboro wa Mixmax TV tuguhaye ikaze kandi tugushimiye ko isemo kubana natwe. Kanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo tushize ikiganiro ujye ukibona mu ba mbere. Iyi video nimba wayikunze uyihereze like, uyikoreshe ya udenitekerezo muri comment utubwira uko video yagufashije. Nimba usanzwe ubana natwe byo nguru w'agaciro, aho tugeze ni wowe tuhakesha, twifuza kuhagera ni wowe tuhateze. Reka ugumye dushyigikire, tugumye tubane mu biganiro byacu bya buri munsi, duterane inkunga kugira ngo utuntu tw'ubwenge tujye tutugereraho ku gihe. Okay guys, rero nk'ibisanzwe kugira ngo ibintu bikore cyangwa se ufate amafaranga yavane kuri Momo Pay yashyira kuri mobile money, uraza ufungure hano muri phone hahandi unyura ugiye kwandika nimero n'amazina, nurangiza uze hano hepfo bandikira nimero uhakande wandike noneho akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 urwego, uhite ukanda wemeza kuri simukadi ya MTN. Noneho numara gukanda hano tujya hano handitse kabiri, hano hambere ni code ya Momo Pay, ni igihe ugiye kwishura umuntu kuri Momo Pay uhita ujya no kuri kabiri handitse ibijyanye na konti ya Momo Pay uhakande. Numara kwakanda wemeze, noneho numara kwemeza haraza utuntu twinshi, hari ukohereza amafaranga kuri banke, kuri nimero, kuvunjisha byo birashoboka, kwishyura imishahara, kugurisha amayinite. Uhita ujya no kuri kabiri kohereza kuri nimero, nurangiza bahita bakwereka balance ufiteho kuri Momo Pay yawe, noneho bakubaze amafaranga ugiye kohereza. Reka tuvuge tugiye kohereza 500 ni urugero, nta kiguzi baducaginga, kandi 500. Nurangiza urahita uza ushiramo pin yawe ya Momo Pay. Reka dushiramo pin, tuma dushiramo pin noneho tugaruke tubisoza. Ukimara gushyiramo code ya Momo Pay rero bahita bakwereka ko wamaze gukora withdraw. Bavuze ngo yero you have withdraw 500 from your Momo Pay account with fees ya 0, nuvuga ngo igiciro ikiguzi ni 0. Noneho your Momo Pay account balance wasigaye 401. Bagahita bakubwira noneho bagahita banyiheza message yuko nakiriye amafaranga 500. Dore message ngiyi nitangira no muri message, reba message y'amafaranga amaze kwakira mu kanya gashize. Dore ngiyi bahita banyereka iyi message, wabibonye hano bavuze ngo yes, message nayo tuvugeho. Bavuze ngo you transferred tuje 500 transferred tuje tuyizere kuri iyi nimero. Noneho barongera barambwira noneho ko nakiriye you have received 500 from Jean tuyizere on your mobile money account. Nuvuga ngo aya ni message igaragaza ko noheje amafaranga ava kuri Momo Pay yanjye ajya kuri mobile money. Noneho na message igaragaza ko nakira amafaranga 500 ava kuri Momo Pay
yanjye ajya kuri konti yanjye ya mobile money, bahita banyereka na account balance nari ngezeho. Guys, ubu nibwo buryo wakoresha kugira ngo ufate amafaranga uyavana kuri momo pay uyashira kuri mobile money. Wende ikindi nagira ngo mvugeho, reka nsubire inyuma gatoya noneho turebe ngo gucekinga account yawe uko ihagaze bigenze ute. Nubundi ukanda akanyenyeri 82 akanyenyeri 8 urwego ukemeza, noneho warangiza ukajya no kuri kabiri n'ubundi nk'ibisanzwe, noneho warangiza ukajya hano ndetse ngo konti ya momo pay. Iyo konti yanjye ya momo kuri 6 bahita bakuzanira kureba amafaranga asigaye kuri konti y'ubucuruzi. Ubwo ni ya mafaranga asigaye, kureba incamake y'ibyakozwe, noneho uko wareba kode ya momo pay mu gihe warayibagiwe ushobora gutuza ugakanda no kuri 3 bagahita bakwereka, ugahita ushyiramo umubare wawe w'ibanga. Iyo umaze gushyiramo umubare w'ibanga reka tuwushyiremo. Urabona ko iyo umaze gukanda kuri gushyiramo umubare w'ibanga uhita wemeza, agahita bakohereza n'ubundi ya kode yawe ya momo pay. Iyanjye ni 136 Guys, rero mwakoze kuba nanjye muri ikiganiro cyari kiri kwibanda ku buryo wavana amafaranga kuri momo pay uyashira kuri mobile money. Nimba hari ikindi wifuza kutwakubwiraho kivuge muri comment, nacyo tuze tukireho turebe uko gikorwa. Icyo cyose wumva twagufasha kujyanye n'ikoranabuhanga rya telefone ndetse n'andi makuru wakenera y'ikoranabuhanga, watubaza muri comment kugira ngo turebe uko twagufasha. Guys, ndabakunda, reka duhure mu biganiro bikurikira. Mwari muri kumwe na Jado wanyu, ndabakunda cyane.